Ndabasuhuje mwese mbifurije kugira ubuzima buzima. Ikaze kuri Hot 250 TV mu kiganiro twahariye ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe bimwe mu bimenyetso bizakwereka ko amaraso adatembera neza mu mubiri wawe. Ni uyumvamo kimwe mu bimenyetso ndi bukubwire, uzihutire kujya kwa muganga kugira ngo wivuze ukire umererwe neza. Muri kumwe nanjye Isabelle Dusengimana. Mbahaye ikaze mwese. Yemwe gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Amaraso iyo atembera neza bifasha umubiri cyane cyane kuko bituma ibice byose bigerwamo umwuka mwiza duhumeka wa oxygen. Ibitunga umubiri ndetse n'abasirikare bashinzwe kuwurinda bikagera mu bice byose by'umubiri. Iyo rero amaraso atembera nabi cyangwa se ntatembere neza uko bikwiriye, haba hari ikibazo gikomeye. Bishobora ndetse no gutera uburwayi bukomeye cyangwa se ukaba wahanaburira ubuzima. Mu gihe amaraso atembera nabi, hari ibimenyetso ubona. Nuramuka ubibonye bimwe muri ibi bimenyetso ngiye kukubwira, ni ngombwa kwihutira kujya kwa muganga bakamenya neza ikibazo kiri kubitera. Icya mbere ni ukugira ubushobozi buke bwo kwibuka uko ugenda ubona ibintu bikagenda bihinduka. Burya ubwonko buri mu bice by'umubiri bikenera cyane amaraso menshi kugira ngo bukore neza. Rero iyo amaraso adatembera neza ngo agire ku bwonko, ubushobozi bw'ubwonko mu gukora no kwibuka ibintu buragabanuka cyane. Niba rero utangiye kugira ikibazo cyo kumva utagitekereza neza cyangwa se utibuka neza ibintu byabaye nk'uko byagendaga mbere, iki gishobora kuba ikimenyetso cy'uko amaraso atembera nabi mu mubiri. Hari umuntu ushobora kugira ibyo bibazo byo kuba atibuka neza, ugakunda kwibagirwa, ukayoberwa ibintu bibigutera, ariko kugira amaraso atembera nabi mu mubiri ni kimwe mu bintu bishobora kubitera. Icya kabiri ni ukugira ibinya mu maguru cyangwa se ukajya ugira n'imbwa. Ibinya mu maguru bishobora kubaho iyo amaraso atagera neza muri ibyo bice by'amaguru. Gusa iyo ubona ibinya bitangiye kuba byinshi bikaba kenshi, ukabona bigenda binakura cyane cyangwa se bigakunda kuza cyane, ni ikimenyetso cy'uko hari ikibazo gikomeye mu buryo amaraso atembera mu mubiri. Niwumva rero ugira ibinya mu maguru utari usanganywe, uzihutire kwisuzumisha barebe niba amaraso atembera neza mu mubiri. Icya gatatu ni ukugira ibibazo mu gifu bije bidasobanutse. Kuko iyo amaraso adatembera neza bishobora gutuma igifu kidashobora kwinjiza intungamubiri zivuye mu byo twariye. Iyo rero nta maraso ahagije agera mu gifu, ibiryo uriye bishobora kunyura mu gifu bitayunguruwe neza, bityo rero n'igogora ntirikorwe neza uko bikwiye. Ibi bishobora gutuma ugira isesemi, amara agakora nabi n'ibindi bibazo bishobora kwibasira igifu ukabyitiranya n'indwara y'igifu. Niba rero ugira ibibazo by'igifu bije bitunguranye cyangwa se ukumva ntibisobanutse, uzihutire kwisuzumisha barebe niba amaraso yawe agenda neza mu mubiri. Hari ibindi rero byo kubura apeti yo kurya, iki kiza ku mwanya wa 4. Kubura apeti cyangwa se kubura ubushake bwo kurya bishobora kubaho bitewe n'impamvu zitandukanye, cyangwa se ukaba wavuga uti nta hantu bihuriye n'amaraso adatembera neza mu mubiri, ariko nacyo ni ikindi kimenyetso kikuburira ko amaraso adatembera neza mu mubiri. Iyo amaraso atagera neza uko bikwiye mu rwungano ngogozi, igifu gitangira gukora gahoro gahoro. Ibiro bizatuma wumva udashonje, wumva nta gahunda yo kurya ufite. Mu kutajya rero uko bikwiriye, n'imikorere y'umubiri nayo iba nyine ihagendera, bityo rero kumva nta bushake bwo kurya ufite. Niba mbere wari usanzwe wigirira apeti, ariko ubu ngubu ukaba nta bushake bwo kurya ufite, nta yindi miti uriho cyangwa nta bindi bibazo ufite, nabyo birakuburira ko amaraso atembera nabi mu mubiri. Icya gatanu ni ukumva uhorana umunaniro. Iyo amaraso atagenda neza, bivuze ko n'umwuka mwiza wa oxygene, amavitamine n'imyunyugugu bigenda nabi cyangwa se ntibigere mu bice bitandukanye by'umubiri bibikeneye. Iyo rero umubiri ubuze ibiwutunga, utangira gushaka uburyo ugabanya imbaraga ukoresha, aha ni ukugira ngo ubashe kubaho. Ibi ni byo bishobora gutera kumva uhora unaniwe no gukora utuntu duto ukumva turakunaniza. Niba wumva unaniwe kenshi, uhorana umunaniro ntacyo wakoze,
kandi wenda wasinziriye neza, ihutire kwisuzumisha barebe niba amaraso agenda neza mu mubiri. Icya gatandatu ni ukumva ushonje, kumva ukonje ibirenge cyangwa se intoki. Impamvu ni uko iyo amaraso atembera nabi mu mubiri, ibice bya mbere bigira ibibazo ni ku mpera z'amano n'intoki. Amaraso rero atwara ubushyuhe abujyana mu mpera z'umubiri. Iyo amaraso agenda gahoro cyangwa nabi, bizatuma n'ubushyuhe butagera neza muri ibyo bice, bityo ubukonje bwibasire impera z'amano, impera z'intoki, ukumva nyine hakonje mu buryo bidasanzwe. Numva rero ukonje ibirenge cyangwa se impera z'intoki, uzumve ko hari ikibazo mu itembera ry'amaraso, wihutire kwisuzumisha. Icya karindwi nakubwira ni ukuzana utubara tw'umukara munsi y'amaso. Utu tubara tw'umukara tuza munsi y'amaso hari impamvu zitandukanye zishobora kudutera, cyangwa se ukabona munsi y'amaso harirabura, harakanyaraye. Iyo rero amaraso adatembera neza, nayo ni impamvu ya mbere ishobora gutera kiriya kibazo. Kumenya neza niba ari ikibazo cy'amaraso atembera nabi, ushobora kwegura n'intoki ako gace ko ku maso. Iyo ubonye nyuma yo gukuraho urutoki akanya gato hadasa umukara nk'ibisanzwe, nyuma y'amasegonda make agatangira kwirabura, iki ni ikibazo kizakwereka ko amaraso adatembera neza mu mubiri. Icya munani ni uguhindura ibara ry'uruhu, bigendane n'uko nguko twari tuvuze ku ruhu rwo munsi yo mu maso. Iyo rero mu kiganza cyawe cyangwa se mu birenge ubona hari ukuntu nyine uruhu rwahindutse, ntabwo haba hagera umwuka mwiza wa oxygen uhagije. Utangira kubona ibara ryaho ryahindutse rikagenda risa na move cyangwa se ubururu, ukabona nyine mu biganza cyangwa se mu ntoki ku ruhu niyo hakoze ibara nyine ryahindutse. Ibi rero bizakwereka ko amaraso adatembera neza muri ibyo bice, ikiza no kuhagana kwa muganga. Hari ikindi cya 9 cy'ubudahangarwa budahagije cyangwa se budafite ingufu. Urwungano rw'amaraso nirwo rushinzwe kubungabunga ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo rero amaraso yawe atembera nabi, bivuze ko n'intungamubiri zitandukanye n'amavitamine n'imyunyungugu ndetse n'abasirikare bashinzwe kurinda umubiri baba batagera uko bikwiriye mu bice by'umubiri, ugereranyije n'amaraso atembera neza. Ibi kandi byiyongera ko urwungano ngogozi ruba rukora nabi, bityo rero ntirubashe kuba rwakwinjiza za ntungamubiri umubiri wacu ukeneye ngo ubashe gukora abasirikare. Kuba rero udafite ubudahangarwa bwuzuye, ni handi uzasanga wibasirwa n'indwara mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo bwihuse, hatera nk'akagiripe ukahita ukandura, nyamara abantu mubana wenda batahise bakandura. Ni ikikwereka ko rero niba indwara zikwataka buri kanya, ubudahangarwa bwawe ntabwo bufite ingufu. Gerageza rero wisuzumisha urebe niba amaraso yawe atembera neza. Icya 10 ari nacyo tugiye gusorezaho, ni ukugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Ushobora gutungurwa ariko burya amaraso adatembera neza ashobora no gutera ibibazo mu rwungano rw'imyororokere, yaba ku bagabo n'abagore. Imyanya myibarukiro burya ikenera amaraso menshi kugira ngo ikore neza. Iyo rero itabashije kuyabona byinshi cyangwa se mu buryo buringaniye, ibice byinshi birangirika muri byo. Ku bagore amaraso atembera nabi ashobora kugira ukwezi kw'imihango guhindagurika cyane cyangwa se ibibazo by'uburumbuke, mu gihe ku bagabo bo bigaragarira ku gucika intege mu gihe cy'imibonano, ukaba utanagira ibibazo by'ubushake. Icyo kandi banahuriraho nuko ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bugabanuka, kuko nyine amaraso aba atagera uko bikwiye muri byo. Niba ufite ibibazo byo kugabanuka k'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ukaba wumva ufite ibibazo mu myororokere, banza unarebe niba atari ikibazo cy'amaraso atembera nabi mu mubiri. Ngibyo rero muri make ibimenyetso 10 byakuburira ko amaraso yawe adatembera neza mu mubiri. Hanyuma rero igihe ubonye kimwe muri ibi bimenyetso cyangwa se byinshi muri byo, bagakwiriye ubundi kubanza kujya kwa muganga bakagusuzuma, bakamenya neza ikibazo gitera kuba amaraso yawe adatembera neza uko bikwiye, kuko hari byinshi bishobora gutuma amaraso yawe adatembera neza. Hanyuma rero dushobora kwibaza ngo ese mu gihe amaraso yawe adatembera neza, ni ibihe biribwa nshobora kuba nafata bigatuma amaraso yanjye atembera neza? Ababishaka ubwo muranyandikira muri comment ku buryo twabireba no mu kiganiro cy'ubutaha.
ndabashimiye cyane mukore subscribe ku bantu batarayikora. Mbashimiye ko mukomeza kubana natwe mu biganiro bitandukanye Hot 250 kugezaho. Mugira amahoro y'Imana. Mwari kumwe nanjye Isabelle Dusengimana.